agasoni kacu reka tugatangiye ku ruhande hari umwana w'umukobwa barimo guhohotera ndetse bagerageza kumwaka ibitabo byiwe gusa ariko ababwira ko nta kosa yakoze ko bagomba kumureka akagenda. Uyu witwa Angela avuga ati oya wakoze ikosa ko wanze kunkopezaho mu waka yawe ati nayo ikintu cyo gihano ngiye kuguhereza ntabwo tuzi ngo ni iki. Ese afata igitabo cye cyaho mu waka ahita akisugunya hakuno mu mazi akana karere akavuga ati ndeka. Abandi baravuga ati rusi ibi ngibi nibyo gihano ukwiye. Hahita haza umupapa hakuno avuga ati Angela ni biki nsinye imodoka nje kugutwara none nsanze uri mu rugomo kuki urugohotera undi mwana wa mugenzi wawe rusinenzi kare inshuti yawe. Hanyuma uyakomeza kumureba gutya avuga ati mwabyana mwe ndavuze ngo muri ko mwana kakana karusi bahita akajugunya hasi ati sike iri shyano. Baravuga ati mwabana mwe mwabaye mute kuki murugohotera mugenzi wawe. Baramubaza ati rusi uko mumeze neza kavuga ko kameze neza. Uyaravuga ati urabizi mereza telefone yawe ngiye kuguhereza igihano nawe uzicuza. Ati nawe ngiye kuguhereza igihano uzicuza ku buryo utazongera gutinyuka guhotera abandi bana nibo mwatsi igitabo cyamuwaka. Uyaravuga ati ngiye nta telefone nazanye papa ati warwana kugerageza kumbeshya uragira ngo ntabwo nkuzi zana turi mu mufuka niba nta telefone ufite. Yagize gukereba telefone ya iPhone yari yamenetse aravuga turazi n'ikindi telefone wa mugabo ahita ifata ahita rekurira mu mazi ati nayo iki ni icyo gihano ngo waye. Wa mwana avuga ati papa ntabwo nabyemera ati ngiye telefone yanjye irakomeye papa telefone yanjye kandi niza ko yakwangirika papa ntabwo urabimbwira. Ati telefone yanjye ndayizeye yego ariko niyangirika nawe papa ntabwo ngibi uza kubimbwira ngo dukiranuka. Ayikura mu mazi uyu mwana agerageza kuyatsa telefone ngo arebe kiza kwaka ikomeza kwanga ari nginga abona byansa jita jugunya hasi. Aravuga ati sike nibi bitabo by'uru rwana kamijugunya hasi rwose nibyo biteye. Ahita afata ya ndobo y'amazi abo abona ko bidagije gusa aravuga turabiza gikobwa ibi byose no bikoze nutumye papa telefone yanjye yica kandi telefone yanjye imaze kugira followers benshi. Wa mwana se rumirwa bato wagakobwa ibi byose na makosa yawe nayo igenda ugomba kukirengera. Ahita afata amazi amena kuri karusi aravuga ati wa mwana wabaye ute Angela wabaye ute. Angela yanga kukumvira se aravuga ati hagarara wa cyane nkubwire. Aravuga turazi n'ikindi iyi telefone nayo mvuye kukigura iPhone 10 na kangahe atari ko iyi telefone kubera ko amaze kwangiriza ibintu byawe nanjye nagira muhereza igihano. Ati ikintu cyo gihano ngiye kuguhereza telefone cyane naguguriye kuko yari yaramenaguritse ngiye kuyihereza uyu mwana. Ahita afata telefone ahereza kakana kitwa Rusi aravuga ati nayo telefone yijyanire. Karusi biragatungura akavuga ati koko si telefone njyana ati yijyana rwose nyuma y'ibyo gukora nyuma kuba yaguye mukira akangiriza ibitabo byawe iyi telefone ugiye kwigumana nayo basi bize kumuhera igihano. Urwana rutetesheje ndakabye umwana yiteye kubita ati papa ngenda narakaye. Urwana ruyikubita ati warwana ugiye ruyikubita aragenda ngo rurakaye ngo ngiye urambabaje dadi bigenda ibya byana byabase nyine barabana babakire nyine batese babita infamiye babita ngo ni infamiye cyangwa ngo ni famiye. Ujye uzajya usanga ahantu hahuriye abantu benshi igitsina gabo cyangwa nk'umugororero uvuga ngo urarwana ni famiye ngo ruturuka mu muryango nyine wa famiye nyine ifatika. Bakwereka ko nino bari kwasaka kana imbana ntacyo kabaye kavuga ko ntacyo kabaye barakabwira ngo ni gataye. Uyu mugabo nta kindi yahise akora usibye ko yakwitahira akibaza uyu mwana imbaza ashobora kumurira. Umwana utangiye kunanirana ari muri primaire biramucanga kakana karutsi nako gafata inzira karagenda ariko kabanza kuza gutora ya ndobo. Iyi ndobo ntabwo tuzi ngo uyu mwana yimaze iki ntabwo tuzi ngo iki gitabo cyo ni cyawo muwaka ariko uyu mwana atsinde byibuze iPhone. None bahita twereka umwana kwishima ati mana yanjye ntabwo ninzi ko ku bushobozi bw'iwacu nzigera ntunga iPhone. Uyu mwana wabo bayo bate batwereka mwana wo mu bakire aje yakunafungura igipanga asanga kirafunguye nabwo cyari gifunze ariko ageze ku muryango wabo ahita abona ifoto yiwe yambaga costume yigeze kwambara kera agiye mu bukwe bavuga bari kumbwira ngo ntabwo yemere kwinjira kuri none anarebye hakuno kuri kamera itabona kuri kamera nijwi riri kugati Angelo ntabwo yemere kwinjira muri iyi nyubako ugomba gusubirayo ndagufungurira no kunyoresha video kuri WhatsApp wasabye mugenzi wawe Rusi imbabazi. Ati genda ukoreshe telefone yiwe nimero yanjye arayizi mutse imbabazi ahita zakuno n'ifoto ye bamanitse hakuno katemere kwinjira mu rugo kandi ari kwa site yishwanyaguza no mujiye mwinshi cyane bivuga ko ari umwana utarigezeho n'ikinyabupfura. Isa akomeza kumbwira ati ibyo urakora byari byo byose ntabwo biza gukora igeno nagwaye genda ujye gusa mugenzi imbabazi nibwo ndasa kokoreka ntimukarira abana gucya numugatuma abana banyu wumva ngo kwera ngakubita abandi bana ngabanyuzura ngo nuwadanje bira bintu nukumurira bubwa. Nuko uyu ngo yakomeza ko ati wa mwana we icyo ngusabye nuko ugomba gusubira kwa mugenzi we kandi tutubirayo n'amaguru ntabwo uza gutega. Uyu mwana yigira inama aravuga ati oya gutega sinanjye ndabikeneye ati hakuno mfite igare ajya kugira ngo ucyanga arebe igare asanga na se yarishizeho umunyururu. Umwana avuga ati papa nawe arega wakabije yibaza haraza ku muntu ukuntu agera kwa Rusi kandi kwa Rusi ari kure aravuga ati sike ibi bintu ndabyanze papa uri mubura umugome.
ese ahita amusaba ko yamusohokera mu gipangu. Nyamara nubwo uyu mwana amusabye yanjye ko yamusohokera mu gipangu, rw'icyo se ari gushaka kumwigisha no gusaba imbabazi ndetse no gucisha bugufi ku bantu bose, cyangwa se akabitwaraho neza, kuko nta wahisemo kavuka mu buzima, idini ahitiramo, ubwoko cyangwa se igihugu cyangwa se uruhu rwe, apana ngo umwirabura, umuzungu, umumetisi, ibyo nta muntu ubihitamo. Nyine umuntu yisanga yaravutse nyine ari uguhitamo neza. Akaba twaravuze ngo turashaka kubyarwana ba kanaka tubyuke dutwara amakebo ya danje. Uyaravuga ati iki gikorwa cya Rusinda cyanga na papa ndamwanga, azakuno kwa Rusi avuga ati iki gikorwa nago kinanyira. Araza arakomanga ku gipangu cyo kwa Barusi, akomeza kukomanga buri umwikiriza. Aravuga ati ariko se bansuzwe banciye amazi. Umwe n'umukirenga kubyumvisha rongera komanga n'ikiburi cyinshi cyane, arakomanga. Ariko ubwo yakomanze kuri inshuro noneho hari umuntu wumvisha ari gukorora, ariko uza ari gusatira igipangu nkaje kumufungurira. Yigira kana keza yewe ntugasekwe cyangwa se nagasekwe. Uko yaje kugira gutya ngo arebe umufungurira, kumbe hari undi wavuyeyo yipfutse cya kintu cyangwa se yambaye cya kintu cyo guhumekeramo cya oxygen kimwongera umwuka. Hanyuma aravuga ati muraho muri bande murashaka iki mwana wanjye ko wambaye uniform? Aravuga ati impamvu nari nje hakunino nje kwa nareba Rusi, ati Rusi nyine urabona turigana. Ko uyu mwana akavuga nk'ari debile cyangwa se afite ikibazo cyo mu mutwe ukuntu, ati murigana, ati ushaka kwinjira mu nzu cyangwa se ukinjira mu gipangu, kuko nawe yarari hafi kujya ku ishuri. Uyu aravuga ati oya ntago ari ngombwa nende kugira ngo murebe. Aravuga ati injira kuko ntago yari yarangiza kwitegura, hari n'akazi aba agomba gukora mbere kugira ajye ku ishuri, ntago yari yagakora. Ati rero bibaye byiza wakwinjira ukamutegereza. Uyu mwana yarebye hirya ahita abona umuviye uri kunywa mu yanzoga bita muzendeje, ati meze bite shumi yanjye. Ahita abona ko hano ari muri karitsiye y'abarara, zino karitsiye z'abakene zo ziberamo babasaza cyangwa se babasore babinywera za nzoga bita nimba ari mbutabuta, nimba ari za muzendice, nimba ari iki bwa buyoga bwa make nyine. Uyu ahita abona ko ataguma hano hanze. Aravuga ati kuguma hanze ntago igitekerezo cyiza, reka mpfe kwinjira, ariko nuko nta mahitamo mfite. Wa mwana nuko yinjiye kwa Barusi. Ese araza gukubita Rusi? Ese araza kumusaba imbabazi? Sinzi nimba biraza gukunda. Twanye ko uyu mwana yiyemera. Batwereka kwa Barusi ni mu matongo, uburyo bayo ntago ari uburyo bwiza. Hanyuma uyu mugore amubwira ati mwana muto, ese urashaka iki? Rusi byagenze bite ko mbona usa nk'uwarakara? Aravuga ati ntago narakaye, atari ko nari nje hano kugira ngo Rusi anyemerere ampe serivisi. Aramaze ngo ni serivisi ishaka ko umukobwa wanjye aguhereza, kurya aba yakuzindiye gucya nyine ko ntari kubyumva. Aravuga ati papa wanjye ngomba kuba namwohereza video ndi gusaba imbabazi Rusi, hanyuma Rusi nyine agomba kwemera tugafatana video kugira papa yemere ko nongera kwinjira mu gipangu. Rusi ahita aravuga ati oya, nyuma y'ibyo nkoreye, nyuma ko munyuzura ku ishuri mukankorera ibintu bibi ndetse mukamenaho amazi, ntago njye naguhereza imbabazi. Uyu aravuga ati mama igicyagi wabonye nje natusi niwamenyeho amazi. Uyu aravuga ati nyine ugomba kwinkora kugira papa ampereza imbabazi cyangwa se yemere ko njya mu rugo nkajya kurya ndetse nkabaho nk'umwana usanzwe mu rugo. Aravuga ati kandi ikindi nutampereza imbabazi njye ndaza kukwishyura amafaranga, mfite amafaranga menshi muri Pig Bank ni nka gutya natwe tuba tugifite agasanduku iwacu mu ngo zacu hano muri Afurika nyine, kagasanduku tuba dufite abazungu bagira ikintu cyo bita Pig Bank, bajugunyamo inote n'uduceri. Nuko yaravuga ati none se mwana muto, ati urukumva ko papa ibyo yagukore ko yaguhannye? Uyaravuga ati papa ntago agomba kumpana kubera uyu mukobwa. Uyaravuga ati ugomba kwakira ibihano byawe kuko witwara nabi. Ati rero ati mva ntago njye nakomeza kwemera, ngenda guhereza amafaranga mfite mu yo nizigamiye muri Pig Bank yanjye. Ati ubwo nyine nuko biraza kugenda. Ati kandi ndumva ko utaraza kwanga amafaranga. Ati amafaranga niyo yadanje, ninguha amafaranga si ibibazo byose ntibiraba bikemutse. Nyina azunguza umutwe ari kuvuga atoya umwana wanjye nagaruko nguko umwana wanjye namureze, umwana wanjye namuje kwakira amafaranga yari yose, kuko amafaranga ku mwana w'umukobwa yatangiye kuyimenyereza akiri muto, birangira yashatse mu buryo butemewe. Murumva mwa bakobwa mwe, birangira nyine ari kugata amafaranga kama mbaye. Kandi nanone iyo amafaranga uri kuyashaka mu buryo butemewe cyangwa se mu buryo utaruhiye, utavunikiye n'icyuya cyawe nyine ngo icyuya kibiri, ati amafaranga kenshi birangira ntacyo akumariye, aba ari amafaranga yo kwinezezamo gasa neza gusa, ntacyo amafaranga kenshi akumarira, bityo bikazarangira usize izina ribi ku musozi, bikarangira ubwawe wangiritse. Rero mwana wanjye ntago ndi kugira ngo mujyane mu nzira yo kumwonona, niyo mpamvu namubuje gufata amafaranga. Aravuga ati yego rwose ibyo mama yambwiye nibyo, ntago nakomera ko dufatana video ngo gusaba imbabazi kandi ari ikinyoma bitakuvuye ku mutima. Niba bitakuvuye ku mutima ntago byakunda. Aravuga ati iki uburyo bwonyine bwakora kugira ngo mwohereze imbabazi, ati ni uburyo bumwe, ni ukuza ukamfasha imirimo nshinzwe gukora mu kazi ka buri munsi, nuza ukamfasha imirimo yanjye cyangwa se akazi kanjye ka buri munsi, ati nibwo ndaza kuguhereza imbabazi dufatane video. Uyu aravuga ati wa mukobwa urangoye, ati iyo wemera amafaranga se? Umwana aravuga ati na amafaranga nshaka ngwino njye kukwereka ibyo dukora, nubimfashamo nibwo ndaguhereza imbabazi. Bahita yasezera kuri mama, bambwira ko agiye gukora akazi gasanzwe ko mu rugo umwana w'umukobwa byuka akora, ndetse n'akandi kazi uyu mwana ashinzwe. Uyu mwana ashinzwe akahe kazi? Feri ya mbere n'ahandi bahise bazana uyu musore, bahise bamuzana hakuno, barambwira ati urabona akazi ka mbere nshinzwe? Ati naka ngaka. Ati yego rwose.
ati rero tugiye kuba twamesa umwana w'umukire nagaze ibintu byo kumesa barambwira ati itegure rero tugiye kumesa nkuko arabwa toke sawa wibutse ukana subscribe kugira udusane nk'utu ngutu nitujye tukunyu ninzajya nushiraho gitona mu hambere wibutse ko no muri comment nashyizemo kandi gasobanuye no muri comment nashyizemo indi link y'amagambo y'ubururu urareba niyo kandi aho uraza kubona ari akandi gasobanuye nyine ndetse n'akandi karangira kuri screen ndetse nshira kandi gasobanuye abadownloadinga benshi ntibajya babibona nyine kwa kuno mvuga ngo reba hano nshiza kandi gasobanuye abantu bajya baza badownloadinga ntibabibona nyine kuko iyo utari online nago uhita tubona uyu ni bwaje hakuno ku ruhande akomeza kumurebera rukari kumesa ukune gusiga isabune nk'uru gukubikeroso atabona ururwana ni impfamiye nyine nago rubimenyereye ibyo byararangiye bitari n'ibyo gusa arambwira ati iyo ako kazi ko kumesa mu gitondo karangiye ndaza nkakubura atuzi gukubura avuga ko atabizi arabwo ati byigero nimba utazi gukubura ni urwana rwatese rwo mu bakire uyahita asamwereka uko araza gukubura n'ibyo araza gukora ibindi n'ibindi yegera gutya n'iki n'iki byose aramwerekera umwana atangira gukubura arambwira ati ugiye ntago ari gutyo bana ntukazagera afata umukubuza nk'ari gufata icyayi cy'umwana cyangwa se nk'ari gufata pampa arabwo ati se ni gute arambwira ati jya ufata umukubuza ukomeje ugire gutya imyanda yose iveho uyu baratangira kumwerekera ko kiri gufata umukubuza nk'agifashe pampa koko ibyo birangiye bajya kumwogesha n'amamodoka kumbe ya ndobo twatangiye umwana bari kumumenaho amazi irimo n'agasume uyu mwana ari ukuntu abura iposho y'umunsi cyangwa se kubera ko mama warwaye umwana akazagerwa yoza imodoka zaba zaparitse ku murenge Kigali mujya mubibona nka kuri usanga ku murenge ari parikingi muyishyurane baba yishyura nago mbizi ariko abakire bakaza kamuhereza amafaranga ya mafaranga akaba arimwo akura amafaranga y'iposho y'umunsi yo kugira ngo ajye gutunga iwabo ni umwana ga muri primaire karaheze kuzinduka igitondo akajya koza imodoka z'abakire kugira ngo byibuze abone icyo baza kurya saa sita cyangwa se nyina abone agaposho ko munsi ibyo byarangira umwana ikindi cyakurikiye ngo na mugenzi ibyo byarabaye basigara hakunino bari kuvuga ati urabona aya niyo twakoreye niyo mu mafaranga twakoreye cyatanu akera 5 nizo yakoreye kuko nge na mama turi babiri turajyana igihumbi uyaravuga ati aya mafaranga umpaye ndaye nezerewe pe ati nibwo bwa mbere nakorera amafaranga kuva nabaho nyine mbafite amafaranga menshi ni wacu papa mama amafaranga menshi ariko nibwo nakorera amafaranga menshi cyane uyu mwana ambwira ati gukora amafaranga biraryoha ati nanjye rero amafaranga njya nkorera nagara yanjye amafaranga nyakorera kugira ngo mfashe mama wanjye uyaravuga ati yo disi ntago nari mbizi aravuga ati rero tujye gushaka ko twajya kurya ati kuko ndumva nshonje nuko bafata umwanzuro bajya gushaka aho kurya batwereka baje kugura ibintu tw'ubutungangegera amasinacks cyangwa se uturindazi utugati akomeza kubwira ati njye ntabwo nagize amahirwe ko nagira papa mwiza nkawe ngo byibuze ajya aranyaha cyangwa se ajya aramvuga ati wa mwana ugira bigenza gutya aravuga ati ntukavuge gutyo njye papa ni umugome papa ndamwanga cya papa ni ikigome kijya kinuka aravuga ati oya ati uburyo papa gufata nibwo nanjye mama wanjye mfata nanjye mama wanjye hari igihe nkura amafuti akanuka ariko mbere ntarabimenyera ntaramenya ikibi n'ikize nk'ifite papa ubwo mama yanukaga nagiraga ngo wenda aranyanga ariko buryo umubyeyi aba aguhangayikiye akagutuka kugira ngo ujye mu nzira nziza ejo n'ejo bundi atakubona uri komongara ku gasozi aravuga ati ariko uzi ko ibyo urukumbwira ari byo arambwira ati se wowe ntabwo ufite papa wawe kamubwira ko papa wako ko yapfuye akiri uruhinja karavuga uyu musore Angela aravuga ati okay sabasi nyanganire arambwira ati ntari binabimenyereye ati rero naje kugumana na mama wanjye iri amafaranga nk'uko nabikubwiye ndayakora kugira ngo mvanemo imiti kuko imiti ya mama wanjye ihenze ni kugira ngo nkoteze amafaranga menshi cyane bazajye kumukora operation barebe ko bamunyuza mu cyuma banamubage kuko papa arwaye mama wanjye arwaye indwara ikomeye cyane uyu aravuga ati ntabwo byoroshye ntabwo binyoroheye nyine ku myaka mfite kuba ari ngira ukwita ku rugo ati ibi ngibi bibaho buriya nukazajya ubona umuntu uvuge ngo uriya muntu yambaye nabi ashobora kuba yambaye imyenda itari myiza nk'iyawe ariko uwamuhereza inshingano uwaguha inshingano nk'izo afite wowe uvuga ngo aya urabona ukaguramo ibyangwe ariko yakemuza za nshingano ze uwaguhereza inshingano nk'izo wowe ushobora kuba umeze nk'imbobo cyangwa umusabirizi hasi yiwe urabona ukavuga ngo uriya muntu ntabwo mubayeho kimwe abantu ntabwo babayeho kimwe uyu Angela yabitekereje aravuga ati ngomba kugira ikintu kizima byibuze nakora byibuze kugira ngo uyu musebe imbabazi uyu arambwira ati yewe umbabarire narakubabayije nagwemukiye ku ishuri ndetse nakunyuzuye arambwira ati nta kibazo ubu twabaye inshuti kuko amfashije imirimo y'uyu munsi nuko nguko babaye inshuti byibuze musabye imbabazi kwe ku mutima mu gihe mbere yumvaga ko imbabazi ze yazigura yarambwira ati rero katurije vuba kuko amaze kujya ku ishuri yenda kugera nibwo abana batangiye kurya bitegura no kujya ku ishuri muri rusange nubwo wenda ibyo ngibyo byari bibaye byararangiye bagaruka hakunino mu rugo abana bavuye gukora uduciri yarambwira ati rero ibyabaye ati ikintu cyo gihe ngo witahire ati ibyo nashakaga byabaye aramubwira ati koko satego rwose aramubwira ati okay nanjye nishimye kuba nakoranye nawe aramusezera ariko uyu mukobwa ataragenda avuga ati wibagiye gufata video reka dufate video nakwemereye wohereze papa wawe kugira papa aguhereze imbabazi bahita azakuniro ya iPhone batangira kuyitaha sasa navuga ati noneho ikintu cyo gihe ngo noneho papa we dutangire tumwohereze
akavideo kagaragaza ko twabaye inshuti, ko twiyunze ndetse ko nta n'ikibazo kirimo. Uyu mwana w'umukobwa ahita aza kuno ku ruhande akomeza kuvuga ati rwose urabona bimeze neza. N'uyu mwana w'umuhungu nanone agakomeza kugira gutya yamwereka ko nta kibazo, ndetse akohereza akavideo ari kuririmba avuga ati papa urabona ngewe na Angel twabaye inshuti, ndetse aravuga ati Angel mbabari ati nako Rusi umbabarire. Rusi bigaragara ko ahita amubabarira ndetse nanamusezera amubwira ko agomba gutaha ko bazabonana undi munsi. Hanyuma uyu Angel arataha, ariko Angel mu nzira yo gutaha ntabwo yatashye yishimye kuko mvaga yakwigumira kwa Rusi nubwo ari abakene. Uyu se ari kuza kuri rero arabwira ati mwana wanjye kuki watinze, ati mwana wanjye nihangayikishijwe nawe umeze neza, ati meze neza, nari nakubwiye ngo uze ufate akavideo uri kumusemba bazi ukanyohereza uruhita ugaruka kuki wafashe umwanya uri gutinda. Uyu aravuga ati papa nari ngomba gufasha Rusi akazi ko mu rugo. Aravuga ati ntabwo ninzi ko wakora ibyo bintu kumufasha akazi ko mu rugo. Aravuga ati Rusi twamaze kuba inshuti, ndetse ikiza cyo kuba inshuti nawe ni igihe ubuzima busanzwe. Uyu munsi njye twakogeje mu modoka baduha amafaranga, twakoze ibintu byinshi cyane, namufasha akazi kenshi cyane. Aravuga ati umeze neza, ati yego rwose meze neza, ati yakwabara, ati ni yambabariye na video nayikohereje, ati rero amasaha ndabona ageze kure ngwino dutahe. Papa ahita afata umwana arambwira ngo naze batahe, amubwira ko yamutekeye n'ibyo kurya akunda. Nyuma y'amasaha make batwereka muri rwa rugo nanone kwa Angela ari hakunino ari kurundanya ibikinisho byose yajyaga akinisha, ari bya hirya hitabona na pig bank cya gipupe nyine cya kirimo twaducere bajya bizigamira, cyangwa se cya gipupe cy'ikigurube bajya banagamo uducere. Nuko uyu nguyu yigiriramo guhita afata cya gipupe cya pig bank, niko bakita ngo ni pig bank. Pig ni ingurube, bank ni banke nyine, banke y'ingurube. Bamwe arahita afata akantu hakunino wagira ngo nagahini, yigiriramo guhita gisatura. Aravuga ati reka mumirize ndeba yo yagezemo nangahe, ahita agira gucyara gisatura abonamo amayero menshi cyane, amayero 100 ayangahe. Ageze hakuno ati wa mwana we nagura kwizera kuri kumenagura ibintu byose nagwaye kugira ngo unyereke ko warakaye, ibi ngibi koko ni byiza. Ati wa mwana maze kukurambirwa ntabwo uzashoboka. Agiye kumwegerayo kumutuka ati papa buretse gato ntabwo ndi kumenagura ibintu bifite uko bitari. Iyi ni pig bank ne narizigame amafaranga wajya gumereza amafaranga ngo uratinda gutaha ngo rwose ukamereza nk'amayeri 100 ngo nyetegeshe, ntabwo nategeshaga nazaga n'amaguru y'amafaranga nkayizigamira. None wa mwana nakubwiye inshuti yanjye witwa Rusi mama wararwaye akeneye kubagwa, niyo mpamvu nese mfata amafaranga ndabwo ati amafaranga byibuze nizigamiye, reka byibuze sinyaguremo telefone kuko telefone yanjye wayihaye Rusi byibuze njya gufasha mama we. Papa wakorwa n'ise nabwo ati mwana wanjye no gufata nk'idebere cyangwa se nk'umuntu udashobotse, kumbe ni urugwego ugezemo. Ntabwo urinzi ko wakwiteganyiriza amafaranga gutya, nabona guri nkunda rubyino uri umwasama gutya gusa, atari ko nagwa wabyumva. Atari ko kuvumbwa icyo gitekerezo nanjye ngize igitekerezo. Aravuga ati papa iki gitekerezo cyangose ku mutima kuko njye nabonye mama Rusi ari umuntu mwiza cyane, ko na Rusi yambere umwana mwiza. Ati rero nta mpamvu yo kugira ngo nanjye simufashe. Rusi akeneye ubufasha kuko mama we akeneye kubagwa, arwaye indwara ikomeye cyane kuko nawe ntabwo ahumeka. Aravuga ati rero buratukusanya utwo dufaranga, buratubara neza cyane, nanjye ngiye kugira ikintu nakora cyangwa se ngiye kugira akantu nanjye nandi gutunganya, burabura utwo dufaranga twawe nsange bamaze kutubara, ibindi byose ndaje tubikemure. Umwana asigara bara twa dufaranga barangoye amayeri 100 magana ngahe. Papa arabireba arishima, aravuga ati mwana wanjye ntishema. Ibyo bikimara kurangira batweretse hakunino bakusanyije bya bikinisho, ibitabo uyu mwana atagisoma cyangwa se yajyaga asoma bya bitabo bihenze. Burahanze ibitabo birahenda cyane, mwe mutabona leta yacu biduhera ku buntu kwa ngo ngibitabo se nuko mujya mu bikandagira, mujya mu njya mbona n'abarangije za kaminuza nkabona babifotoje babikandagira nk'ati mbega injiji. Kadukomeze rero hakunino karusigahita kaza na nyina raza, aravuga ati Angel uragarutse uje kunsura. Hanyuma Angel na papa we, papa yita yafata ijambo aravuga ati twa tuje kuba twabasura, ndetse Angel yafashe umwanzuro wo kuba yafata ibi bikinisho byose yakinishaga ndetse n'ibi bikoresho cyangwa se ibi bitabo. Aravuga ashaka kubikwihera kuko yamaze kubona kuri inshuti nyayo. Uyu aravuga ati ndamushimiye cyane, ndetse ndamushimiye nuko ejo yamfashije gukora akazi. Uyu aravuga ati naye ndagushimiye ko waremeye ko tuba inshuti ndetse ko warampaye n'imbabazi. Ahita amuhereza bya bikinisho, aravuga ati ibi byose ni ibyawe, si nibyo gusa na bya bindi barabibahereza, bya bitabo barabibahereza. Hanyuma aravuga ati murakoze cyane. Atari ko se kubimuhe uzasigarana ibihe. Isarambwe ati nzamugura ibindi nta kibazo. Nyuma ya situation twamenye kurimo ukeneye ibintu bikugira bize kugira ngo wirengagije situation mama wawe arimo. Uyu aravuga ati rwose dukeneye kandi no kubafasha. Nyine navuga atoya ntabwo turi kugira toyera umutwaro ko mwadufasha, mwari mukoze kutugira neza. Uyu mugara atoya mfite umuganga kazi w'inshuti yanjye, nimba ariko twamwita ni umuganga kazi. Ati umuganga akora ibintu byo kubaga abantu, wazi ibintu by'ama operation, ibyo byose ati nshobora kwa nagufasha nkaguza nawe ndetse ntugire ikibazo cya facture
ngune tujye kwa muganga aka kanya fagitire ndaza kuyishyura. Uyu mwana barambwira ati zana n'ibyo bikinisho turaza kubigarukana nta mwanya dufite. Nuko nguko inzu bayisize banayifunguye, uyu mubyeyi batwereka agiye kwa muganga ndetse bari kumutwara kwa muganga, bamutwereka batangiye no kumukorera ibizamini runaka. Uyu mugore bari gutangira kumukora operasiyo, ukabona ari gukurura, ukabona mbese ibintu byanze, ariko aba bana bo bakomeje guhungabana bavuga ati se ko karaza kubaho n'uyu mupapa kuko yareba akabona ubuzima bw'uyu mugore burimo kangaratete. Muganga akamubwira ati tuza ese ubuzima bw'uyu mugore byagenze bite? Byaje kurangira neza, umugore baramubaze arakira, bamukora operasiyo bigenda neza, ndetse biza kurangira aje iwabo w'uyu mwana Angelo na papa wiwe abazane n'ibyo kurya basangira n'ibya saa sita, ibintu bigenda neza. Nimba urebera kuri YouTube ndatekereza kuri kureba ko kuri screen yawe nashize kandi Agasobanuye naka wakareba nako ni keza cyane, abantu bagakunze. Icyo cyo rakwana kubwira nimba utarebera kuri YouTube nawe ngushishikarize ko wazajya urebera kuri YouTube kugira udusobanuro tureba mu ba mbere.